bisanzwe tugiye kureba filime ya Samweli. Turabonamo ubuzima bwa Dawidi, turabonamo ubuzima bwa Sawuli umwami wa mbere w'Abisiraheli, turabonamo Samweli, Eli n'abahungu babiri b'ibigoryi. Twinjire muri filime imbere. Imana yashyizeho abacamanza ngo bayobore nanone nyuma y'igihe cya Yosuwa. Ariko igihe cy'abacamanza cyenda kugera, habayeho rwose ibintu bibi cyane. Abantu batangiye kuba babi, kandi abantu rwose batangiye kumungwa na ruswa, bitandukanya n'Imana muri ubwo buryo. Nanone ariyo kandi yari bagize cyangwa se yabahaga ibibatunga. Barakwereka umusaza hano, hari akana kaje kamusanga. Hanyuma nanone, ako si Imana imeze gute? Imana imeze gute rwose Eli? Ceceka mwana we. Ibyo bibazo, mwene ibyo bibazo bibazwa mu gitondo n'icyo gihe cyabyo. Iki ni igihe rwose cy'abana batoya kuryama bakaruhuka. Hari ubwo Imana yagize ivugana nawe? Imana rwose yavuganye nanjye mwana muto. Ni ukuvuga nari mfite inzara yo kunyoterwa no kumenya Imana. Ariko Eli, uravuga wari umuntu w'akamaro, uri umuntu w'akamaro? Rwose ndabyibushye nubwo ndi umuntu w'akamaro cyane. Ariko biragaragara ko Imana ivugana n'abantu b'ingirakamaro cyane. Mwana muto, ikintu cy'ingirakamaro ku Mana ni uguca bugufi ukagira umutima wubaha. Ndagira ngo mubwire ngo shaka ubwenge mwana muto Samweli rwose. Ni ukuvuga rero iyo utakaje ubwenge biba bisa naho rwose utakimenya ibyo Imana igambiriye. Ryama wakana we, nakubwiye ryama wakana we. Akana kari kamuhasi ibibazo ni ka Samweli gatoya, agahungu ka Ana nanone na Erukana babyaye nanone. Uko ni Uwiteka avuga. Ibitambo byanjye warabisuzuguye cyane rwose Eli. Ntago rwose wemereye abahungu bawe kunsuzugura. Ni iyerekwa rya Samweli. Abahungu bawe bombi bazapfa, kandi bazapfa ku munsi umwe. Hanyuma nzizamurira umutambyi mwiza cyane rwose ufite umutima mwiza, uzakora ibyo nzamutegeka byose. Nanone azahinduka rwose abe yaba umutambyi mu gihe gikomeye. Nanone ni amajwi nanone yumvaga y'ubuhanuzi. Mu by'ukuri umutambyi w'ukuri ninde? Ni umuntu umeze nkawe. Wabaye umutambyi w'ukuri se nawe Eli? Oya da. Naretse abana banjye rwose bangiza ibijyanye n'ibitambo, bariyangiza mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo mubwire mwana mutoya, nibaramuka bigerekeranye n'Imana, ntukemere ko hari ikintu cyabangamira umugisha w'Imana kuri weho. Ntuzabyemere na gatoya. Ubuntu bwayo ntukabupfusha ubusa. Ka Samweli gato karasinziriye. Nanone yaragasize aho ngaho. Ku rundi ruhande Eli ni nyamunini, yaragiye arabyibuha rwose, yari ibitambo byinshi arabyibuha, inyama zo mu rusengero. Ariko kuri ruhande yaragiye kuryama mu cyumba cye. Ka Samweli nako karyamye mu cyako cyumba. Barakwereka ibyumba byari byegeranye. Twibuke yuko aha ni Ishiro, aho Samweli, aho ihema ry'Imana ryabaga kuri inshuro. Nanone aha ni mu gicuku. Samweli ari ku buriri bwe, umutambyi nawe ari ku buriri bwe. Eli yari afite abahungu babiri. Ijwi ryaramuvugishije, Samweli, Samweli. Samweli yumvisha umuhamagara, ntago yari yakumvisha ijwi ry'Imana ngo rivuga rite. Aza mu cyumba cya Eli kuri ruhande. Eli, ndi hano kuko urampamagaye. Ariko se ko naguhamagaye mwa? Ujisubira kuryama, ntago nigize nguhamagara. Yarongeye Imana iramuhamagara, Samweli, Samweli. Nanone hari abantu batumva ijwi ry'Imana. Yaragarutse ariko hano ndahari rwose. Eli we, urampamagaye none? Ako Samweli ko ntaguhamagaye? Genda uryame rwose, wa mwana urambuza ibitotsi. Subira kuryama ku yindi nshuro.
nanone baratwereka akantu ku kantu. Ndagira ngo iyi filime ntuyicikwe, ariko mbibutsa gukora like na subscribe, ndetse iyi filime mukayisharinga abandi ishobora gufasha ubugingo bwabo. Samweli ari ahangaha nanone arabyuka ku nshuro ya gatatu n'akana gatoya ka Erukana na Ana babyaye. Nanone ndi hano, ndahari rwose kuko umpamagaye. Hako se wa mwana we, watewe n'ibiki? Ntago naguhamagaye rwose Samweli. Vayo hano, hicara hano. Nibwo rwose Eli yamenye yuko hari ikidasanzwe. Birashoboka? Hako urabizi? Ni Imana iri kuguhamagara. Genda uryame niyongera kuguhamagara. Uyibwira uti, vuga Uwiteka umugaragu wawe ndumva. Nanone kuri iyi nshuro Eli yamenye rwose ko ari Imana ishaka kuvugana na Samweli. Nanone ariryamira nanone ku yindi nshuro. Samweli, vuga umugaragu wawe ndakumva Uwiteka. Nanone mu gitondo Eli yari yategereje umwana iby'Imana yamuvugishije kataza ngo abimbwire kwere. Dore harimo arakubura ahangaha niwe wakoraga imirimo yo mu rusengero. Nyina yari yaravuze ko azamutura Imana. Samweli, niki Uwiteka yavuganye nawe? Ntugire icyo umpisha. Ntugire ikintu umpisha Uwiteka guhane ndetse bikabije wa mwana we. Mbwira buri kimwe uko byagenze. Yavuze ngo azacira urubanza inzu yawe iteka ryose kubera icyaha abahungu bawe bakoreye mu nzu yawe, kandi nawe ntubahane. Yavuze ngo agiye gukora ikintu ku buryo amatwi yose azacyumva azacura injereri. Nanone ibibi by'inzu rwose ya Eli ntago byakurwaho n'ibitambo ibyo ari byo byose, cyangwa se ibitambo by'ubwoko bwose ntibyakuraho icyaha cy'inzu ya Eli. Nuko yavuze, ni Uwiteka wabivuze. Uwiteka nimba yari we wabivuze, nakora uko abishaka. Nese nagira nte? Samwe, Imana iri kumwe nawe ndabimenye. Uri umuhanuzi rwose Samweli we, uri umuhanuzi pe. Uri umuhanuzi rwose Samweli we, uri umuhanuzi. Nanone aya magambo avuze ntago ari ko yakavuze. Byibura yagaciye bugufi agasenga. Ku rundi ruhande baratwereka isanduku y'isezerano, abakerubi babiri hejuru yayo bahuje amababa. Baratwereka abahungu ba Eli nanone baza. Kuri iyi nshuro baraje, sinzi ngo habaye iki, bateruye isanduku y'isezerano barayisohokanye. Nanone aba bakuhungu ngo uretse n'ibindi ngo basambanyaga abagore babaga baje gushima Imana ku rusengero, bakajabura inyama zo ku rusengero. Ibyaha bya bene Eli byari byinshi. Igitabo cya Samweli. Nanone mwitwara isanduku y'isezerano, abantu bizeye imbaraga zayo. Mu rugamba rw'Abafilisitiya bavuze ngo nihagera irabatera umwete babashe rwose kuba batsinda. Urashaje cyane kandi uri nyamunini, ntago ibyo rwose wenda wabisobanukirwa n'abahungu be. Ibyo ntago ari isanduku y'ubumaji mw'abahungu mwe, mubimenye ku buryo mwapfa kwitwara gutyo. Nimukura rwose isanduku hano kubera yuko ari impamvu zanyu, nta gisobanuro butange. Ntago ibyo twabyumva muzehe, ntago twabyumva. Abahungu Abisiraheli bari basumbirijwe n'Abafilisitiya. Ndababwiye nimwitwara isanduku y'isezerano. Urugamba rwari urugamba, intambara yari intambara. Abasirikare bakomeje kuba bapfa. Isanduku ntacyo yabamariye. Abahungu b'abasambanyi bajabura ibitambo. Dore uyu munsi bari batwaye isanduku y'isezerano kugira ngo bafashe kunesha. Tekereza urwo rusaku twumvishe. Bisa naho bari abahungu ntago Imana yabaha umugisha. Ibiriya hungu byanjye rwose biri butsindwe urugamba, kuko ibifunga umutwe Imana rwose imbabarire. Ariko
ndatekereza ko urubanza rw'Uwiteka rwaje ku buzima bwanjye mwana wanjye. Mfite ubwoba, ntugire ubwoba. Weho rwose ujye wumva Uwiteka kandi umwumvire. Yewe ndi kubona hari umusirikare uje hano. Yewe twatsinze urugamba. Abafilisitiya bishe abahungu babiri bombi bawe Finehasi na Nde. Nako rwose isanduku y'isezerano nayo yatwawe. Nta kintu twabashaga gukora rwose nyakubahwa. Amaraso yari menshi. Abishwe ni benshi. Nanone nagiye kubona mbona abafilisitiya bafashe isanduku y'isezerano nayo barayitwaye. Bisa naho buri kimwe cyose cyatakaye. Twatakaje buri kimwe. Ni isanduku y'isezerano yatwawe. Isanduku yatwawe nicyo navugaga. Mana we, Eri rero akibyumva we rusoka ngo yari munini ngo nuko haragwara biranduka nuko yaguye nuko apfa atyo. Kandi abahungu be bombi Hofuni na Finehasi nabo bapfiriye ku rugamba. Bari bazi ko nibajyana isanduku y'isezerano naho baba bari abanyabyaha isanduku iri bubaneshereze. Reka nkubwire nta kintu isanduku yagufasha. Nanone inkuru kandi nuko ikomeza. Samweli yabaye umucamanza w'Abisiraheli iminsi yose y'ubuzima bwe. Ariko abahungu be b'abacamanza bamusimbuye ntago bagendeye mu nzira z'Uwiteka. Rwose bafataga ibiturire, bagafata ruswa, bagaca imanza zibera. Fata akakabitugu kwaho urubanza uzarworoshye. Abayisiraheli bagendaga babaha karuswa uko dore uko babika. Abahungu ba Samweli ntago bagenze mu nzira z'Uwiteka. Dore agahene ka ruswa bagacisha ku ruhande. Yewe Yonada, It is a wonderful man, a special man, who is able to resist the seduction of power and its corruption. ntago byoroshye cyane. Reba abahungu banjye. I'm not sure who they are anymore. Ntago ntekereza abari bo kugeza ubu ngubu. Ntago bameze nka se rwose. Ntago ari we ariko watsinzwe nyakubahwa. Ni ibihungu byawe bibiri n'abahungu bawe babiri. Ntago rwose bigize bakurikira inzira za se. None rero ndahagara imbere y'Imana. Nkwiriye gushaka Imana kugira ngo menye igikwiye gukorwa. Nanone he will then inquire of those two. And then in that very instant, nkwiye gusanga Imana nkayibaza kandi ndumva bisa naho byihutirwa. Nanone abahungu ba Samweli ntago bagendeye mu nzira zo gukiranuka nk'uko yabigenje. None inama y'abakuru imeze ite? Bari mu ihema barateranye barimo baganira. Urebye bafite ibintu barimo bagenda bavuga bitandukanye. Mbese abantu barashaka ubutabera. Ubutabera ubutabera se bufite igiciro. Nimba abantu bashaka ubutabera bakwiye kwishyura igiciro cyabyo. Icyo giciro nyine kikwiye kwishyurwa. Nanone filime irakomeza. Nkubwira ngo iyi filime iragenda ikugeza ku mateka nk'uko aboneka muri Samweli wa mbere. Ni byiza cyane Yonadabu. Mu by'ukuri birasa naho hakwiye kuba hagira ikintu kibaho. Yaramusubiza ati rero nanone ni njye mugaragu w'Uwiteka uhari. Nanone nkwiye kuvugana nawe. Mu by'ukuri bisa naho uri umwami. Uri umwami rwose kuri ubu ngubu. Abahungu babiri banjye ntago batandukanye n'abahungu babiri ba Eli rwose nicyo kimbabaje. Samweli yaragiye gupfa ariko abahungu be ntago bagendeye mu nzira z'Uwiteka.
ubu igihugu cyari kirimo ruswa nyinshi, imanza ntizacibwaga mu buryo bukurikije ubutabera, abakuru bari bateranye, ibi rwose nta karengane. Mu by'ukuri dushobora kubona umwami, abakuru b'Abisiraheli, abo mu muryango wa Rubeni, Dani, Gadi na Futari bose bari bateranye. Edo araje rwose. Abakuru ni benshi bateranye, bose bafite ubwanwa bwuzuye umunwa rwose, nta kibazo bari bateranye. Ikibateranije ni ukumenya ngo bari buze kuba babona umwami cyangwa umwami ntibamubona. Nyakubahwa, turi imbere yawe nk'abagaragu bawe rwose. Murashaka iki? Mu by'ukuri ndashaka kukugezaho icyo abantu batekereza, bano bose icyo bashyize imbere, kandi nk'uko ubizi nta yindi. Oya, ariko umutwaro ufite ku mutima ni uwuhe? Mu by'ukuri ndaza kubikubwira. Mu by'ukuri warakoze uko ushoboye, ariko niyo mpamvu nashyizeho n'abahungu banjye ngo bamfashe. Ntubabare, ariko ukuri ni uko urakuze cyane, kandi abahungu bawe rwose ntago banyura mu nzira z'ukuri. Bafata rwose ibitugu kwaha, bafata za ruswa. Niki twabikora hose? Urebye twabivuzeho rwose hano mu nama, tubona dufite hano kuba twakubwira ngo mu by'ukuri ntavuga ngo abura icyo avuga, nanone aratinya kubivuga. Barashaka rwose ko hajyaho umwami akatuyobora nk'uko ibindi bihugu duturanye bimeze. Naho mugejeje, kandi mu by'ukuri ni uko rwose. Abantu bashaka ikimenyetso cy'imbaraga zabo, bashaka umuntu wo kubayobora, barashaka umwami uzabarinda. Nanone yego rwose nabyumvishe, nkeneye kugira umwanya wanjye njyenyine noneho nk'uko ubishaka nyakubahwa. Nanone filime irakomeza. Abisiraheli, dore abakuru b'Abisiraheli bose bamaze kwisabira umwami. Iki nicyo gihe ubwami bwatangiye muri Isiraheli. Imana ntiyaba ari yo mwami w'Abisiraheli, ahubwo ikajya ikorana n'abami, igakorana n'abahanuzi n'abatambyi. Mpereza umwanya wanjye njyenyine. Yaramubwiye ati leave me alone. Nanone yagombaga kuza ni Samweli. Nkubwiye ngo uramutse utarakora subscribe kuri cano ya Bibiliya TV, nicyo gihombo waba ufite uramutse uri umukristo cyangwa ukunda ibyanditswe byera n'ibindi bihereranye nabyo, kuko niho honyine haca ibi. Yarasenze ati Uwiteka, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uwiteka, nyobora rwose, nkeneye ubwenge buguturukaho. Nanone yarasenze. Biba ari byiza cyane ko abakristo bizigira ubwenge bw'Imana. Mushake ubwenge bw'Imana. Imana yambwiye ngo umva ijwi, umva ibyo abantu bakubwiye, abakuru b'Abisiraheli, kuko atari njye banze, kuko atariho banze, ahubwo ubanze Uwiteka akababera umwami. Ubwo rero muzabona umwami nk'uko mwamusabye. Azatwara abahungu banyu abajyane mu gisirikare ku mbaraga. Azafata abantu banyu abubakisha inzu ze. Azafata uruzabibu rwiza muzo mufite abyikoreshereze ye. Muzasaba imbaraga, muzarira mutakambe kuri uwo munsi, ariko Uwiteka ntazabumva, kuko ari mwebwe mwihitiye mu mwami. Uwiteka ntabwo azabumva kuri iyo nshuro. Ijwi ryarirangiye.
ngo Imana ntizabumva. Ariko abantu niko bavuze, abantu bavuze ngo barashaka umwami, barashaka umwami wo kubayobora, umwami uzabarinda. Mu by'ukuri Imana yaramubwiye ngo abasobanurire ibibi byose umwami azabagirira. Abantu niko bavuze. Mu by'ukuri wibifata nk'aho ari iby'umwimerere, ari ibyawe ku giti cyawe. Nimureba yuko ibyo muhitamo atari ibintu ariko bimperereye, hari ibintu birebana n'ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri reka ubwo mubisabye gutyo bibe gutyo, kandi umuntu wese muri mwebwe asubire mu mujyi we. Muntegereze nongere mvugane gato n'Imana, tumenywe n'indi Imana izahitamo. Abagabo barasubiye iwabo ku cyaro. Samweli yakomeje kuba yasenga Imana. Ubuzima bwe bwa Samweli bwose yaranzwe no gusenga Imana, ndetse kuva ku mpera imwe kugera ku yindi bamenye yuko yarundumukiye mu buhanuzi. Yahamagaye, umeze neza? Meze neza cyane. Witegure buri kimwe cyose kuko ejo tuzakira umushyitsi. Nabonye hari umugabo uza, agiye kuba yayobora ubwoko bwose bwa Yakobo. Mbese ibyo bintu atari byiza. Samweli ntiyashakaga ko hazaho umwami. Hari abahungu babiri hano, ndakurahiye ntago izi ndogobe tuzibona. Haza wagira ngo nta izindi ndogobe ziri mu gihugu. Bashatse indogobe kuva mu gitondo batagangaye. Yewe ibi ni ibiki koko? Amahoro abane nawe. Umugati iti nangahe? Ngo n'atanu. Ufata 5. Hereza 5 tuguru hano umugati. Baguze ikigati hariya. Yewe. Ntugire ikibazo, reka mpindura umugati manzane nafashe umutoya. Uyu rwose ni Sawuli yari arimo yigendera bashaka indogobe, barazishatse indogobe zarabuze. Yewe fata umugati aha. Yewe fata umugati, yewe data we. Baragiye paka inzara biciye nzira. Yewe reka turye no kutubuto hari haraguru. Yewe turagura ngahera. Naho atanu hano aragura ibintu rwose abantu bakarya bakanezererwa. Kera ibiryo byari biriho. Barabagaruje bakomeza barakomeza. Indogobe zakomeje kubura. Yewe urabona, mu by'ukuri njyewe numvishe yuko hari bamenya watubwira rwose aho indogobe ziri. Mu by'ukuri yitwa Samweli. Sawuli ntiyarazi n'izina rya bamenya w'igihugu cyabo. Samweli twamukura hehe? Mukomeze naho imbere. Murakoze. Yewe vade yase bashatse kuvuga karihera. Samweli nihera? Hari imbere mukomeze. Turaza kuhamenya. Dore bakigera aha ngaha. Mu kugera aha ngaha Sawuli yarinjiye nanone. Mu kwinjira yasanze Samweli yamwiteguye n'icupa ry'amavuta, amusukaho amavuta kugira ngo abe umwami wa mbere w'Abisiraheli. Nanone turushaho gusoma Bibiliya, izi nkuru ziboneka muri Samweli wa mbere. Ushobora kuzisoma. Urabati uhawe rwose usutsweho amavuta kugira ngo ube hejuru mu bwoko bw'Abisiraheli. Niki nkwiye gukora? Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho aguhindure. Nanone iyi Imana igutoranije, umwuka wayo ukubaho kugira ngo akumenyeshe ibyo ukwiye gukora. Wagiye ashaka indogobe, yasohotse yatose, bamumennyeho amavuta, bamusutseho amavuta, bamwimitse, yabaye umwami. Murakoze sha karabaye. Hako sinzi ko byari kugera hose. Niba iki byakubayeho mu by'ukuri? Ntago nzi byabaye ariko bisa naho nabonye umugisha w'agatangaza. Ndabona umeze nk'umuntu utandukanye.
Somehow I feel like I've nahindutse n'ubu mu mutima ndumva nahindutse. big and powerful. Ubu ndi umuntu munini w'umunyambaraga. Look around. Just look at this wonderful world we live in. Nanone A man with God on his side can accomplish anything. umuntu ugiye kuba yakwita ku nshingano zose z'igihugu. With God on his side? You mean a man on God's side? Umuntu uri mu ruhande rw'Imana. Nothing. It's nothing. Baragenda baganira. Nukubona umugisha udasanzwe kuba wari urimo wishakira ibyawe watakaje ugacyura umugisha. Clothes, perhaps. Yes, now that would certainly help. Yes. Look. Itegereze. Ah, there's our donkey. Reba za ndogobe twashakaga. There they are. Babonye indogobe mu rugo. Our donkeys. Indogobe ziri mu rugo. Nanone basanze za Oh, uncle. Uncle. Peace be upon you. amahoro abane nawe. Where did you go? Ese mwari mwagiye he? To look for the donkeys. Gushaka indogobe. When we failed to find them, we went to see Samuel. Ntari tuzibuze tujya kwa Samweli. Wabonye Samweli? Please, what was it he said? Yavuze ko iki se? Uwo muntu w'Imana. Yatubwiye ati Well, he told us that the donkeys have been found. yatubwiye ngo indogobe mwarazibonye. Abakuru b'Abisiraheli bagarutse hano bategereje umwami. Buri wese aragenda yifatira inkoni ye. Barongera bagarura inkoni ahangaha. From the tribe of Benjamin. Mu muryango wa Benyamini What do we do now, nimo havuye So rwose. there is no doubt among you that God will choose your king. Imana yahisemo umwami He will wanyu continue to draw lots down to the end. uzajya rwose abayobora kugeza ku iherezo. Last man? So? When Sauli. will we see the one whom the Lord anointed? Right now. Today. Why wait? Ndagira ngo mbabwire ngo No sense in arguing. But we haven't had time. dufite igihe God will gihagije. give you a king as you wish. Imana yabahaye umwami nk'uko mwabitekerezaga. Niwe yahisemo. Nanone hariya inkoni y'Ababenyamini niyo yabashije kuba yafashwa Draw the stone on his behalf. kuri iyi nshuro. Baritegereza. Ibuye rwose ryo mu muryango wa Benyamini rirererana. Has been chosen. Biragaragara yuko umuhungu wa Saul, the Kishi son of Kish, is chosen to be king over ari we all the sons watoranijwe of kugira ngo abe umwami w'Abisiraheli ku nshuro ya mbere ni Sawuli. My son is king. Umuhungu wanjye abaye umwami we. Mana yanjye. He came with us. Look for Saul. Yigize aza Taller than all the men in the entire area. ni mumurebe Sawuli ahari. Abantu bose bamugera ku rutugu, afite ikirere kinini cyangwa se ni muremure. we should do is bring him here. Icyo twakora no kumuzana hano. We should go get Saul. Reka tujye Lord kumuhiga. has revealed. Imana yamishuriye. Seek is hiding with the baggage. Ubu ngubu muri buze kumusanga, Imana iramishuriye ngo yihishe mu bintu. Mujya gushaka ahantu hose ibintu birunze murebe ko mwabona Sawuli. Nanone Sawuli ubuzima bwe buranatangaje. Umuntu bagiye kwimikira kuba umwami ariko ngo basanga yishe mu bintu, dore ngo nimba ari kurya pome. Ese sha uri hasha? Sawuli we wishe hehe? Mu kugishakashaka dore imifuka iranyeganyega. Sawuli we bamusanze ahangaha. Mu kwamusanga bisa naho bagiye kumwimika atabishaka, ariko uyu niwe mwami. Umwami aragahoraho. Umwami aragahoraho. Dore uko baje bamuteruye rwose. Umwami aragahoraho. Sawuli umwami uragahoraho. Uyu niwe wabaye umwami wa mbere w'Abisiraheli guturuka mu muryango utaragenewe kubamo abami, ari wo muryango w'Ababenyamini. Sawuli ni mwene Kishi umubenyamini. Ni naho kandi Pawulo nawe akomoka mu muryango w'Ababenyamini. Imbere y'abantu nanone Today you are crowned king uyu over munsi the sons of Jacob. wambitswe ikamba ngube umwami hejuru y'ubwoko bwose bwa Yakobo. Nanone niwe Do wamwimitse. you see he whom the Lord has chosen Murareba uwo Imana yabahitiyemo. throughout all the land? Surely there is no one else so Mu blessed. by'ukuri nta muntu uhawe umugisha nka we kuri ubu butaka bwose. Umwami yari yabonetse. Imana yari yamutoranyije. Imana ishobora kugutoranya.
Imana ishobora kuguhamagara, nyamara kuguhamagara ni kimwe no kurinda iby'Imana yaguhaye n'ikindi. Benshi barahamagawe ariko ntibabasha kurinda amasezerano y'Imana, ntibabasha gukora ubushake bwayo, batakaza umuhamagaro. Sawuli yabaye umwami kuri iyi nshuro. Sawuli yabaye umwami arambaye, araberewe. Igihe Sawuli yabaga umwami w'Abisirayeli bose, yagombaga kurwana n'abanzi ba Isirayeli impande zose. Yagombaga kurwana n'Abedomu n'andi moko ndetse n'Abafilisitiya. Ndetse rwose abafatwaga barahanwaga cyane. Nyakubahwa mwami, hari uwaruje kuvugana na Sawuli. He asks that you do battle all around before we meet at Gilgal. I know. Yavuze rwose yuko tuba shaka kuba rwose twamuvugisha mbere yuko duteranira i Gilgali. Nanone yavuze yuko Imana ibasha kubana natwe. Ariko rero Abafilisitiya bari hafi rwose. Mu by'ukuri abantu benshi bashobora kuhagendera nitutitabira urugamba. How much sure can we be of this, my lord? We must proceed with caution. Dukwiye rwose kuba The cautious man may forfeit. Twabyitaho cyane nanone kuri iyi nshuro. Cautious. Bagombaga kuba bategereza Samweli kugira ngo agere i Gilgali. Ariko nanone bahonu b'Abayuda ni bake cyane. Dufite ibibazo mu by'ukuri. You are king. Uri umwami ariko ubyibuke, wafata n'umwanzuro. Ibiganza by'Imana byakuyobora. Nanone bategereje yuko ngo Samweli agere i Gilgali. Urugamba nanone batari bagira icyo bakora, batari bagira umwanzuro banzura, abarwana batangiye kurwana. Kuri iyi nshuro hari uwagiye arabatera. Mwami wanjye, mwami wanjye rwose, kandi ni ukuvuga Yonatani yateye kandi atsinda Abafilisitiya. Yonatani yafashe umwanzuro wo gutera. Ariko se kuki yateye Samweli atari yaza? My lord, we have sounded it throughout all the land. The people have fled to the hills. They've hidden themselves as they hear the Philistines. Abantu rwose b'abaturage bimurukiye mu misozi barihisha ubwo bamenyaga yuko rwose batewe n'Abafilisitiya. Nanone Filime nuko ikomeza. Nanone uru rugamba ku rundi ruhande hari uwo bazanye baratwereka. Iyi ni filime ya Samweli ikomeza. Umwami araho ni Sawuli, umwami wa mbere w'Abisirayeli. Bavuga ko ari umwami wagize amakosa menshi cyane. Imana yamuciye ku ngoma. Iyi ni iminsi 7 Samweli ntaraza. Kweri turaguma hano i Gilgali. Father, why have the armies scattered? The armies of the sons of Jacob. Where is Samuel? Abasirikare batangiye gutatana. Abasirikare ndi umwami w'igihugu cyose. Ubundi kuki nategereza Samweli? Ni njye uzi icyo nakora kugira ngo abaturage b'igihugu rwose babone ihumure. Ibi ntabyo nkwiye gufata umwanzuro. Ko n'ugutamba igitambo ngo ibyo byonyine nibyo birabutuza. Yewe reka rwose, reka umutambyi aze. Hari hese nanjye ndi umwami nkwiye guhagarara hagati y'Imana n'abantu. Yagiye ku gitambo. Uri umwami ariko tubabarire, ntabwo uri umuhanuzi. Mumpereze sha ibitambo by'uko abantu ari amahoro, mumpereze n'ibitambo bitwikwa nkwereke. Samweli mu gusaza ko yaraje, dore yasanze igitambo cyamaze kunogonoka. Aritegereza. Samweli yarahahingutse. Urakaza i Gilgali Samweli. Uhawe umugisha n'Uwiteka Samweli. Samweli aritegereza. Wakoze iki? Wakoze ibiki?
I saw that the people were scattering in all directions, and you didn't arrive at the appointed time. wagomba gutegereza igihe cya nyacyo kuko nkorera Imana. The Lord for his help. You have acted foolishly. Wakoze ibintu Who by'ubugoryi. established you judge and priest over the people? Who gave you authority Ninde as king waguhaye over the people? uburenganzira bwo gukora As far as nk'umutambyi? God is concerned, you are not king and never will be. What have you done? Ntabwo uri umwami rero kandi ntuzakomeza no kuba umwami. You must wait for the Ibyo Lord. wakoze si You byo. have not kept the commandments Wagomba of the gutegereza Lord your Uwiteka God. n'itegeko I rye. cannot undo what has been done. Hakoze icyo nakoze ntagikoze nyine none ze nagenzane. Sawuli, The Lord would have established your kingdom over Jacob's sons Imana ntabwo forever. igikomeje ubwami bwawe mu bwoko bwa Yakobo. For himself a man after his own heart. Imana irambwiye ngo igiye kwishakira umuntu The Lord has anointed ugenda me nk'uko king over umutima wayo Jacob's sons. ushaka. Shall we then argue over what a king is? ariko You certainly are simvuge a byinshi king, Samweli there ngira is ngo no uzi icyo doubt. kuba umwami bisobanura. However, your will and the work you do Umuhati wawe no over God n'ifemba ryawe byatumye ukora ibintu What bidakorwa. man could stand above God? Ushaka kwishyira hejuru Samuel, I y'Imana. took what action I thought was called for. Nanone The Lord has appointed another Imana igiye gushyiraho undi who will rule over his people. uzayobora ubwoko bwayo Because you have not obeyed what the Lord has commanded kuko you to utumviye do. ibyo Uwiteka Imana yagutegetse gukora. The spears of the Philistines rattle in fear. Abafilisitiya bari batwegereye, weho turagutegereza ntuza. Almighty on your side, Samuel. Samweli, God is on the side ari of nkawe God. wari kubigenza ute? Are you on his side as well? Ubwo uri mu ruhande rw'Uwiteka rero nikutekereza. Samweli arababaye. Yageze i Gilugala asanga ibitambo babitambye kare. Ayo namwe mu makosa ya Sawuli. Ibyo waba ukora byose ntago ukwiye gukora umurimo utahamagariwe gukora. Nanone ku rundi ruhande, All right, soldier, over here. dore abasirikare muze kuri ruhande batangiye kwambara. Bisa naho hari urugamba biteguraga. Filime iragenda idusobanukira. Samuel. Samweli we, May the Lord's blessing be with you always. Imana rwose iguha umugisha n'inzira zawe nawe Getting ready kandi. for war. Mu by'ukuri twiteguye intambara. My king, Yego, listen now to the word of God Almighty. umva icyo Uwiteka Imana Nyiringabo yavuze. Hear me, Saul. Nyumva rwose Sawuli. I am determined to punish Amalek for all that he did to the children Navuze of kera yuko nzahana Abamaleki kubera ibyo bagiriye ubwoko bwa Isiraheli Egypt. ubwo bari mu nzira bava muri Now Egiputa. attack Amalek's people. Ndashaka Kill ugende them all, ubatake, men and women, ubice, wice abagore n'abagabo, children and infants, abana n'abakuru bato bose, umwe wese utsembe. sheep and camels. Intama rwose n'indogobe n'inka byose, imikumbi yose utsembe. The army is ready for this battle. Iyi ntambara ziriteguye, abantu bose bariteguye, urugamba ruriteguye, abasirikare bariteguye rwose. Ubu In addition, the tribe of Judah has 10,000 men. ibihumbi 10 byo mu muryango wa Yuda n'indi miryango yose ifite abantu benshi turaza kurwana. Bararwanye urugamba n'Abamaleki, rwabaye urugamba, baragenda batwereka umusirikare ku musirikare barwana. Ariko nanone ni inkuru yo muri Samweli wa mbere. For my son. To your right. Urugamba bararugwanye, ntirwari rworoshye, ariko nyamara muri uru rugamba barokoye ibintu byinshi cyane, ndetse n'umwami w'Abamaleki Agagi baramurokoye. Mu kumurokora ngo ni Sacyanwa yarahahingutse aramwitegereza cyane. I've saved your life. Nakije ubuzima bwawe, Dog, none uravuga iki? to show mercy Nakwereka impuhwe rwose, and to have you stand before the elders of Jacob's sons and parade your shame before all the people. none ubuhagaze imbere y'ubwoko bwa Yakobo, hamucira amashajwe mu maso. Impuhwe zawe, I spit on you. ndaguciye. Your filthy tribe of pigs. Ubwoko weho umwami w'ubwoko bw'ingurube. And kill this uncircumcised idolater. Urumva uyu muntu utarakebwe While his words ngaragutuka, still hang in the air. wamwica. If you think your words can cast fear into these old eyes, Nimba utekereza yuko ibigambo byawe hari icyo byakora kuri aya maso y'abasaza ngaho ugira icyo ukora se. loathsome Kiranatukana mongrel. shaho. Nawe ndaguciye. Remember the words of Samuel. Ibuka amagambo ya Samweli Blood on the hands of Samuel. yuko yavuze ngo tubatsembe we. Let he who holds the sword show mercy. Umuntu rwose You, ni njyewe ufite impuhwe kuri weho. your mercy. Weho umwami ugira Can impuhwe. a dog show Ni mercy? wigeze ubona imbwa igira impuhwe? No, no. Kiratukana nanone kino cyami cy'Abamaleki ngo ni Agagi. He'll beg, you'll see. Okay,
for me to save his life. Ngewe bwanjye nakije ubuzima bwe. Na mumukura ahangaha azamenya neza ko nakije ubuzima bwe. Umwami w'abagagi baramuzanye ahangaha ntibamwica ariko arashaririwe kuruta iyo aza kwipfira. Dore baramuzanye kumukiza ntago byari biri mu bushake bw'Imana. Nanone ku rundi ruhande Samweli yarashaje yumva urusaku rw'abavuye mu rugamba. Ijambo ry'Uwiteka ryaje nijoro rirambwira riti nicujije icyatumye nimika Sawuli ngaba umwami kubera ko rwose yanteye umugongo ntagendera mu nzira zanjye. Nanone muri iryo joro nakomeje nsenga Imana. Ugiye gukora iki se none? Ni nayahe yandi mahitamo se mfite uyu munsi? Uyu munsi ngiye kujya kureba Sawuli muvugishe. Urashaka ko tujyana? Yego rwose. Ndaza kuba nkeneye rwose kuba uhari. Ni ukuvuga hakeneye undi mwami wo guhagarara hejuru y'ubwoko bwa Yakobo, ariko uyu mwami we antesheje umutwe rwose. Samweli yarashaje. Nanone filime irakomeza tukubwira ngo nimba utarakora subscribe kuri cano ya Bibiliya TV warakerewe cyane rwose, ariko bikora uyu munsi kugira ngo utazajya ucikwa na filime nyinshi tugenda tubagezaho n'ibindi biganiro n'ubucukumbuzi kuri Bibiliya n'ibitabo byinshi n'ubwenge bw'Imana butandukanye. Abarya rwose bakomeje kurya. Hani murya rwose kubera yuko turi intwari twatsinze abagagi bose, dore uko twabagenje abamareki n'umwami wabo. Dore barimo baranywa n'abajenerali rwose na Sawuli ubwe. Iri muri ibyo Samweli yaraje. Samweli mukuza aritegereza. Ndabona rwose Sawuli yarishingiye igishushanyo cyo kumusingiza hano rwose ku musozi Karumeli. Yewe. Iki gishushanyo akagihagarika rwose mu maso y'Imana nyiri imbaraga nyinshi. Reba rino buye. Rimara iki Imana se? Nta kintu rimaze. Sawuli bari baramushushanyije nako yari yarishushanyije yikorera mu nima hariya. Ariko tekereza yuko ubwe yaremye igishushanyo di. Oya Sawuli rwose nawe. Ariko koko niki nakora? Ariko si bibi byo bigomba kurangira bite? Reka tugende tuvugane nawe turwanye ikibi yewe naho byagera ku rupfu. Ndatekereza yuko byari byiza ko nguma mu rugo hano umugaragu we yifitiye ubwoba. Va tugende paka wenda tugeze n'igirugari. Aha ngaha nanone ni mu rugo bavuye ku rugamba. Hirya barotsa utuburusheti, hirya barotsa ibintu byokeje, bararya baranywa, barimo barakina. Abasirikare bavuye ku rugamba. Sawuli ari muri bo, abamareki benshi babarokoye. Intama zirahebeba rwose, ihene zirahebeba. Mu kujya kwitegereza ku rundi ruhande Samweli yari yahasesekaye. Yaramukurubanye ahirika aho ngaho mu kabaraga gake yari afite yamuhiritse imbere mu ngoro. Yewe umucamanza w'ubwoko bwa Yakobo, Imana iguha umugisha. Ibyo Imana yavuze rwose nabikoze rwose. Abamareki nabatsembye. Yagiye kwicara mu ntebe ayishyiramo inkoni. Urusaku rwo gutama kw'intama n'ihene byose ndi kumva aha ngaha. Ni ibihe rwose n'urusaku rwo nuko kwishe rwose abamareki. Uretse gusa udutama n'ibiki byose abantu bazanye kugira ngo bajye bagutambira, batambira Uwiteka. Umva neza.
Tell me. umva ibyo Uwiteka Imana yambwiye ku mugoroba mu ijoro ryashize. Ngaho mbwira. But the Lord made you head over the tribes of the sons of Jacob and anointed you so that you would become king over them. Uratekereza yuko Imana atari yakwimitse ngo umwami hejuru y'ubwoko bwa Yakobo? Niyo nyine. None Imana yakubwiye ngo genda utsembe abamaleki bose ubamareho, siko yakubwiye? Bati niko yambwiye. None byose wizaniye iminyago. Utekereza ko meze gute mu maso y'Imana? Ariko rwose Imana yabitegetse. Nakoze ibyo Imana yantegetse. They took the best sheep and the best oxen to sacrifice to the Lord our God here at Gilgal. Abantu banjye bafashe intama rwose bafata n'amatungo meza kugira ngo bazayitambire Imana igiruga. Umva icyo nkubwira kuko iri jambo ni ry'Imana mbyo nkubwire. Ndagira ngo wumve ibi bintu bigera ku mutima wawe rwose. Sawuli wakoze amakosa. Mu by'ukuri ndaguteza amatwi rwose nyakubahwa. Utekereza yuko Imana yishimira ibitambo byotswa kuruta umutima umwumvira? Ni ukuvuga ngo kumvira rwose biruta ikintu icyo ari cyo cyose, ndetse kumvira biruta ibitambo. Ni icyaha cy'agasuzuguro, icyaha rwose kimeze nk'icy'ubusambanyi no gusenga ibigirwamana. Ubwo Imana wayanze nayo yafashe umwanzuro ko yakwanga. Ariko nakoze icyaha, umbabarire rwose. Nakoze icyaha, none ni iki nakora? Rwose nakoze icyaha kuko ntumviye itegeko ry'Uwiteka Imana. Natinya abantu, numva amagambo yabo. Ndakwinginze mbabarira rwose Samweli. Nguko ko yafashe Samweli. Reka rwose tugendane tujye kuramya Uwiteka. Ntago nsongera kugendana nawe. Amategeko y'Imana wayasuzuguye, Imana nayo iragusuzuguye. Ubwo wanze ko Uwiteka nagashaka kuba umwami kandi ubwami bwagiye kubuha umuturanyi wawe ukurusha rwose gukiranuka no kumvira. Nanone Samweli kuri inshuro yararakaye. Nakoze icyaha Sawuli, mu by'ukuri nakoze icyaha, nta kindi. I need you to honor me, my Lord, for the sons of Jacob, the elders of my people. Nanone umwami Sawuli yari yakoze icyaha cye gikomeye. Ndagwinginze ugaruka rwose Samweli kugira ngo nongere njye kuramya Imana. Samweli mu ntebe y'ubwami, nako Sawuli nguko ko yicaye. Nanone nkubwira ngo filime nk'izi ni kuri Bibiliya TV n'ahandi wazikura. Munzanire Agagi. Tekereza umuntu wagiye akarokora n'umwami. I'm sorry, Saul. I just want you to know exactly what has happened to you. I'm listening to you. Ndashaka kukubwira ikiri kuba kuriho rwose Sawuli. Ndi nkuteza amatwi. Obedience is our way of living. It's not just something you do like a sacrifice. The Lord looks at the heart of a man. Kumvira Imana nibwo buryo bwacu bwo kubaho, ntago ari uburyo bwo kuteganya ibitambo gutambira Imana. Ashwida. Sacrifice don't offer it with obedience in their hearts. Yes, my Lord. Hari abantu benshi bagiye batamba ibitambo ariko badafite kumvira Uwiteka, ariko nta kintu byabamariye. Nanone nakomeje rwose ndaza gukomeza kukuririra nkutakambire. Mu by'ukuri rwose nanjye ubwanjye numvishe ko nakoze amakosa menshi. Uwo bazanye na Agagi. Agagi nguwo umwami w'abamaleki. Mu by'ukuri
Ako si ibi bintu bimeze gutya bishobora kubahora ubu nicaye imbere y'abacamanza badafite inkota. So shall your mother now end up childless as Uribuka ki inkota rwose zawe zagiye zica Abisiraheli benshi. Guhera uyu munsi rero nawe nyoko araza kuba yabura umwana. Yaragiye kumukiza Sawuli hariya baramutangira. Yaramwiciye rwose Samweli, yamwicije inkota abari usohoza icyo Imana yari yabwiye Sawuli gukora nk'umwami, dore cyakozwe n'umuhanuzi. Nanone kuri inshuro Samweli niwe wabyikoreye. Ndagira ngo nkubwire ngo nguko uko yishe umwami w'Abagagi, umwami Agagi w'Abamaleki. And Samuel did not see Saul again until the day of his death. For Samuel grieved over Saul. Samweli ntago yongeye rwose kuba yabonana na Sawuli kugeza ku munsi w'urupfu rwe. Nanone kandi Imana yabwiye Samweli guhitamo umwami uzasimbura Sawuli. Yewe Yonadabu we. Oh, yes, my lord. How long you have grieved over Saul. Ufite ikibazo cyo ku buzima bwanjye se? Yewe rwose ni ryari uzageza kuririra Sawuli? No, I cannot imagine. Utekereza ute iyo ndirira Sawuli, utekereza ukuntu Imana ibibabaye ku bw'ibyo rwose? Barimo bagenda bakoze urugendo. Uyu munsi rero ndaza kwimika umwami mushyashya. It is for this reason you will offer a sacrifice? Covering my cowardice? Niyo mpamvu se ugiye gutamba ibitambo? Niyo mpamvu rwose ngiye gutamba ibitambo. Yonadabu we, ndashaka untumirire Yesayi w'i Betelehemu aza mfashe tube twatamba ibitambo, azane n'abahungu be, kubera yuko umwe muri bo araza kuba umwami hejuru y'ubwoko bwa Yakobo. Nanone niyo mpamvu rwose ngenda muri ubu buryo, ukwiye kugenda ukabantumiraho. Nanone amaguru yanjye rwose agenda nabi, bisa naho nshaje cyane, ariko umutima wanjye uracyakomeye. Baraseka ahangaha rwose bisa naho babigize urwenya, ariko Samweli yarashaje. Tugiye kwimika umwami mushyashya, umwami ufite umutima nk'uw'Imana ishaka. Ndatekereza ari w'Imana iraza kuba yahitamo. Nanone abakomeza bo barakomeza, ibitambo barabitwaye, barasangiye hano. Mu gusangira barebaga ngo ninde muntu uri buze ku mwami. Yasanze bameze batyo. Vayo hano rwose. Aba umucamanza aje hano rwose. Umucamanza uvuze ngo Samweli aje inaha. Kiwe Imana dufashe, mukure amasoro ari mu nzira, mugira buke mutegura akantu kose. Ya itata we, imigati baratwaye, imitsima baratwara. Yewe araje pe. Yarahageze. Nanone mukuza yaraje kureba ngo ninde Imana iri buhitemo. Baciye bugufi. Ni byiza cyane kugira ngo mwebwe ubwoko bwa Yakobo mumenye imigambi y'Imana. Hano mu rugo rwose urakaza neza, njyewe n'abahungu banjye n'ibyo dufite byose, ufata icyo ushaka cyose. Ndaje kubw'umuhungu umwe mu bahungu bawe. None se umwami akeneye abasirikare? Oya, ntago nje mu bijyanye n'abasirikare. Ndashaka umwami mu muryango wawe. Imana yambwiye ngo nze nyitoranyize umwami muri uyu muryango. Nanone umwe mu bahungu banjye araza kuba umwami. Buri wese yitwaye neza hariya rero. Yewe ba Eliyabu, ba Shama. Uyu rwose ni mwiza cyane.
God sees not ariko as a aramwitegereza man, asanga si we. for a man looks only at the outward appearance. Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, The Lord kuko abantu bareba ibigaragara, nyamara Uwiteka areba mu mutima rwose. Ntabwo rwose ariko Imana itoranya, yarabitegereje bose. Are you sure? Imana ntabwo ihisemo umwe muri aba bahungu rwose bari aha. A second time. Do you have any other sons? Mu by'ukuri Uwiteka ongera urebe nanone inshuro ya kabiri ushobora kumubonamo. Someone to get him. Nabase gusa hari akandi gahungu karagira intama. We'll wait right here. Ohereza umuntu agenda amuzane David. mbere yuko turya, tugomba kumutegereza hano. He's our youngest brother. Any honor as that should belong to the Tugomba oldest rwose brother. gushaka Dawidi kubera ikize kandi And bring him immediately. ari umwana. Yes, father. Genda uzane Dawidi vuba. Nanone warebye iyi filime ugasoma na Samweli wa mbere, uzarushaho rwose kugenda usobanukirwa ibyanditswe byera nk'uko ariyo ntego yacu kuri Bibiliya TV. Hari agahungu kibera mu ntama kamenyeye gutera amabuye y'imihumetso. Filime ya Dawidi na Goliyati tuyifite aha. Yewe vayo tugende. Hurry home. Is my father all right? My brother? Narindi rwose mu ntama, woya da, ndasigarana intama. Yes, all right. Simbizi. Ugomba kujya mu rugo, hari uwaje kumusigariraho. Dawidi aritaba mu rugo nanone. Dawidi guhinguka n'akana gatoya. Filime ni ya kera ariko ubutumwa ntibusaza. Amagambo y'abakomeye ajya arangira, ibyo abantu bavuga biravugwa bigashira. Mudusige twenyine nanone. Ariko ijambo ry'Uwiteka rihoraho iteka, niko ibyanditswe byera bivuga. Kuri inshuro babaretse mu nzu nanone. Uwinjira nta wundi ni umwana mutoya w'umushumba uzwi nka Dawidi. Umwami ngo wari ufite umutima nk'uko Imana ishaka. Iyi ni inshuro ye yo kuba yakwimikwa. Nanone n'akana gatoya. He's just a boy. Akana kakiri gatoya. Pfukama mwana wa Yesayi. Yarakitegereje. Afata amavuta yimika Dawidi. Dawidi uwo ababaye umwami wa kabiri w'Abisiraheli. Nanone Isiraheli yunze ubumwe. Uyu ni we Uwiteka Imana asutseho amavuta. Uzayobora ubwoko bw'Imana ku isaha yategetswe cyangwa se mu gihe cyategetswe. Yari imitswe amara igihe kinini ataraba umwami, ariko amavuta yari amuriho. Uku niko turi kugenda dushaka kugera ku musozo w'iyi filime, tukubwira ko dufite ibitabo bya Gikristo byinshi byafasha ubugingo bwawe. Turaza gusigamo itangazo ribyamamaza, ariko tukubwira ngo urakwiriye kwiga ibyanditswe byera, urakwiriye gutungwa n'ibyanditswe byera, urakwiriye gutungwa n'iby'Imana yavuze, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ni misiyoneri Kiza Benjamin mwari muri kumwe. Filime ni Samweli. Nanone tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza aho muri mu murimo w'Imana. Mwakira imbaraga ziva ku Mana, mushobojwe na Mwuka Wera gukora imirimo myiza yose. Reka dusigemo itangazo ryamamaza ibitabo bya Gikristo bishobora kugufasha kwiga ibyanditswe byera buri munsi. Tukubwira ngo naho ubutaha mu yindi filime, mu kindi kiganiro, cyangwa se mu yindi video icukumbura ibyanditswe byera kurushaho. Bye bye, Imana ibaha umugisha, tuzabona n'ikindi gihe. Bye.